Sobanukirwa ukuri. Mugiye kuganira na Nzungu Gadi, reka dusenge. Turagushimye data wa twese, tugiye kwigana ibirebana n'ihame ryo kwirinda. Turagusabye ngo umuntu wese umuhe gusobanukirwa kandi duhe kumva neza ibidusabwa mu gihe nk'iki, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Umuntu wese asabwa gusobanukirwa cyane cyane ukuri. Tugiye kurebera hamwe rero ijambo kwirinda ni ihame. Iyo bavuze ko kwirinda ari ihame nicyo bita principe, ni ikintu kigenderwaho. Mbese nk'uko umuntu w'umunyeshuri asabwa kugira ibikoresho by'ishuri, umutwara imodoka akamenya amategeko y'umuhanda, ubyara akamenya impamvu yo kurera, yarangiza uwubaka akamenya amategeko agenga imyubakire agamije. Ni nako uyu mubiri wacu nawo ugira amahame awugenga Imana yawugeneye. Nyirukurema ni nawe awugeneye amahame. Akaba rero kwirinda ari ihame ryashyizweho n'Imana. Mbese kuryica ni ugusuzugura Imana, kuryubahiriza no kubaha Imana. Kwirinda ni ihame mu buzima bw'umuntu wese. Ntabwo birabamwe ngo bireka abandi, ahubwo ari wese asabwa kuryubahiriza, kuko ushaka kuba intwari, ushaka kuba umuhanga, ushaka kuba umunyamwete, ushaka kugera kuri byinshi, ugamije intego runaka, ikintu cya mbere yubahiriza no kwirinda. Ndagira nti ku ngingo ya 3, kwirinda byanditswe mu bugingo bw'umuntu wese. Bivuze ngo ushonjesheje umubiri wakubwira ko ushonje, waba wawunanije ukakubwira ko unaniwe, waba wawuruhije ukakubwira ko uruhije. Ubwo bivuze ngo kwirinda byanditswe mu ngingo z'umuntu wese, akaba ari ngombwa kubyubahiriza. Kwirinda birakwiriye mu mibereho ya buri munsi. Ukwiriye kurya ku gihe, ukanywa ku gihe, ugakora ku rugero, ukaryama ku gihe, yarangiza ukavuga ku buryo buhagije, ukareba mu buryo bukwiriye, yarangiza ukumva ibidasakuza, yarangiza ibi byose biragufasha. Niyo mpamvu bireba umuntu wese. Kwirinda mu mirire, mu minywere n'imikorere, byose ni amategeko agenga kubaho. Rero ubwo bigenga kubaho rero, Bibiliya iyo ibara bivuze ikabivuga hakiri kare, kugira ngo abantu nibabigeramo bazasanga atari ubuvumbuzi, ahubwo bamenye ko Imana yateganije hakiri kare. Nko mu Bakorinto ba mbere 9 hatubwira aya magambo agira ati, ntabwo ndi bujya muri byinshi cyane. Mu murongo wa 25, umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, kandi abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebweho tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko rero nange ndiruka ariko sinkutaza hajya, nkubitana ibipfunsi ariko sinkuvushwa, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Kubabaza umubiri bivuze kwanga kuwuyoboka. Umubiri ukwiriye kuwuyobora ariko ntukuyobore, umubiri ukawutegeka ntugutegeke, umubiri ukagendera ku byo wagambiriye aho kugira ngo ugendere ku byo ukunda. Rero niyo mpamvu kwirinda ari ihame. Ugiye usomye mu Bakorinto ba mbere n'ubundi 10:31, ho haravuga ati, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, kurira byose guhimbaza Imana. Yumva neza ko icyambere si uguhaza inda, si uguhaza akanwa, si ukuyoboka igihe, si ukujyana n'inshuti zawe, si ukubanezeza, si ukujya mu kamenyero, ahubwo umugambi nyamukuru ni ukureba ngo ibi ndiye Imana izahabwa icyubahiro, ibi ndiye nzaba muzima, ibi ndiye nzagira imbaraga, ibi ndiye nzashobora, ibi ndiye nzagambirira, ibi ndiye mbese nzaba muzima. Ngiyo impamvu bavuze ngo namwe iyo murya cyangwa munywa. Noneho mu Batesalonike ba mbere 5:23, mwebwe ubwanyu n'umwuka, ubugingo n'umubiri birarindwe, bitazabaho umugayo w'Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ubwo bikwereka neza ko muri muntu harimo ubugingo, muri muntu harimo umwuka, umuntu harimo umubiri, yarangiza byose bigomba gufatwa neza. Niyo mpamvu kwirinda, ubwo ufite umubiri, ukaba ufite umwuka, ukaba ufite ubugingo, usabwa kubirinda. Impamvu bisaba rero ko bigenewe. Bwa mbere ni iki kigaragara ko umuntu atirinda? Ni ukurya ubutaruhuka, mbese ugatuza ariko usinziriye gusa, ni bibi. Gukora ubutaruhuka, ntabwo washobora gucubuka no kwisi, nta nubwo washobora kwihita Imana itaguhaye. Iyo ukora ariko ugira igihe cyo kuruhuka ngo umubiri ukora icyo bita recuperation, ukora icyo bita recreation, wongere wireme, yarangiza ugarure ibyo wari wajimisha. Ku ngingo ya 3 ni ugukererwa kuryama, nabyo umuntu abatirinda. Umuntu yagenewe gusinzira amasaha 8 n'igice, cyane cyane
uhereye ku myaka 18 kugeza ku myaka 65. Umuntu akwiriye kuba asinziriye bihagije, saa 3 akaba ageze mu buriri, kandi nabwo ibyo kurya biheruka mu nda, mbese byageze hashize amasaha 2 bigeze mu nda cyangwa 3. Icyo gihe nuko aryama, ubuse ni hagati ya saa 12 ukarya, saa 3 ukaryama, yarangiza ukaba uryamiye ku gihe nturotaguzwe, ukaryama neza, ugasinzira neza kugeza saa 11 n'igice, kugira ngo ngere kwibwira iby'imigabo n'imigambi y'ejo. Ku ngingo ya 4 ni ukwirinda kuryamira. Umuntu ntabwo yagenewe kuryamira gusa, ahubwo abyuka karekare butaracya akagaburira mu rugo rwe. Noneho kubw'ibyo umunyabutero ngo arahaganya, ahora yibwira ati hanze hari intare. Oya, ibyiza ni ukuryama ku gihe kandi ukabyuka ku gihe. Ku ngingo ya 5 ni uguhora uhangayitse. Ubwo nako ni ukutirinda. Iyi si uri kureba ntabwo wayishakira ibisubizo byose. Iyi si ntabwo wagira aho ushaka hose. N'Imana ubwayo ntibyari byagenda nk'uko ushaka. Byanze bikunze ubyana umwana akagusuzugura, wabugana n'umuvandimwe akakurusha akagahuhemukira, umuturanyi agasebanya, yarangiza ibyo uhinze bikarumba wari ubikeneye, umwana agatsindwa ku ishuri watanze amafaranga menshi, wishyizemo ibibazo byo guhangayika, wasaza vuba mu bwenge. Noneho kurya ukarenza mbiga, ibyo nabyo ni ukutirinda. Ubundi ikivi cyo kurya kizahoraho igihe cyose utarwaye cyangwa utapfuye. Noneho kubw'ibyo ukwiriye kurya ku rugero, mu gitondo ukarya ugahaga, nimugoroba ukarya ku rugero, yarangiza ntubanze ngo urenze mbiga, ukajya ureka imyanya yo kugogora ikagira igihe cyo kuruhuka no kwinyagambura bitayigoye. Ku ngingo ya 7 ni ukunywa ibisindisha. Iyo umuntu atirinda anywa ibisindisha, biri mu buryo bubiri, harimo drogue, hakabamo n'ibyo bita alcool. Ibyo byose ntabwo byemerewe. Ibyo bita ibiyobyabwenge drogue, ni ukuvuga ngo umuntu mu bitekerezo ubona ari muzima, ukabona atari kwikubita hasi, ariko ubwenge bwe bwarataye umurongo. Ashobora ni umusore utenda kwibaza uko azubaka, ni umukobwa utenda kwibaza uko azaheka, ni umugabo utenda kwibaza uko azarera, ni umugore utenda kwibaza uko azubaka urugo rwe. Uko kutagira umurongo byo byita ubwo wanyoye ikiyobyabwenge, cyangwa se ukanywa n'igisindisha bita alcool, nacyo kitemewe ko cyangiriza umwijima. Ku ngingo ya 8 ni uguhora mu bunebwe. Ubundi ubuzima Imana yaremeye umuntu kubaho, yarangiza imuremera n'amaboko n'amaguru kugira ngo azishakiremo igisubizo, azishakemo umugisha, azishakemo amahirwe, mbese ajya agena aho Imana yamutereka ariko hagere bitewe no kutanebwa. Rero kubw'ibyo umuntu asabwa kwirinda ubunebwe. Nabyo kwirinda ugomba kureba ko wakoze amasaha agera ku 8 ku munsi, yarangiza iyo wanze kuruha ubuzarushya abandi. Rero kubw'ibyo ku ngingo ya 9 ni ukurya ibyangiriza. Iyo utirinda urya ibyangiriza. Noneho uba ugomba kurya ibyo kurya bikubakira umubiri, biwuha imbaraga, biwushyushya, biwukoresha, biwubeshaho, yarangiza ndetse ukarya n'ibiwoza. Ibyo ni proteine iwubaka, ni ibiryoherera, biwuha imbaraga, ni amavuta abishyushya, ni imyunyungugu ibikoresha, ni amavitamine abibeshaho, kandi ni amazi ayoza umubiri. Ubwo rero akeneye kwirinda kurya ibyangiriza. Noneho kurya ibikennye nabyo usomye mu gitabo cyitwa Inama ku mirire, mu isubi yacyo ya 392, mo hagati muri iyo subi haranditse ngo ibyo kurya bike kandi bikennye kandi bitetse nabi byica amaraso n'ingingo zishinzwe igogora. Ubwo rero ugomba kumenya neza ko ni urya ibiryo, ariko urebe ko bikize, kandi bwira kwabyo nuko kugira proteine, ibiryoherera, amavuta, imyunyungugu, amavitamine ndetse n'amazi. Ibyo bintu rero uba ugomba kubigaburira umubiri wawe buri munsi. Rero jya wirinda kurya ibikennye kugira ngo nibura we kuzuza inda n'umubiri wuzuye ingorane. Ibyo ni ingingo z'ingenzi nashaka ko dutekerezaho. Noneho namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, menya ko kwirinda ari ihame. Usomye igitabo cyitwa Un corps sain, page ya 62, wasanga harimo inama nyinshi kandi nziza zafasha umuntu wese, kandi nifuza ko buri wese yazirikana kandi agaha agaciro. Mu byo warya mu mubiri w'umuntu ukwiriye ko uwitaho ukawuhera mu mutwe. Uwuhera mu mutwe. Umutwe niwe uyobora umubiri, ntukagaburire umubiri utaragaburira umutwe. Umutwe niwe uyobora umubiri, ntukite gusa kuko ubona ubyibushye ubwonko ari buto. Yarangiza umutwe niwe uyobora umubiri, jya wurinda ibiwangiriza. Niyo mpamvu ukeneye bikurikira cyo nyine ubwabyo gusa. Mu byo wakenera ukeneye icyo bise ngo ni alimentation riche en antioxydants. Ni ukuvuga ibyo kurya bikungahaye muri vitamine A, vitamine C na vitamine E.
ibyo ni nk'ibihe rero wakora biragufasha byo bwabyo gusa ibyo bifite vitamine C na vitamine E ainsi que les pigments végétaux comme les anthocyanines et la chlorophylle sont de puissants antioxydants qui protègent les neurones en neutralisant les radicaux libres qui les endommagent. Ubyo barakubwira ati vitamine C, vitamine E ndetse n'undi mushongi w'icyatsi kibisi gitsibaze uba mu mboga biri mu bintu bibuza ibyangiriza imyakura. Noneho hirya yaho ukeneye amavuta yaherayo meza, ukeneye ibyo bitanwa urabikeneye, ukeneye izo bita amande, izo bita almond, nka amande gusa yonyine ubwayo gusa aravuze ngo c'est fruit riche en vitamine E, en phospholipides et calcium, en magnésium et potassium. Amande cyangwa se almond ikirakungahaye muri vitamine E, ikaba ikungahaye mu byo bita phospholipides cyangwa se amavuta meza, calcium nayo n'imyunyungugu, magnesium yitwa potassium, ce qui favorise la stabilité des membranes cellulaires des neurones. Ibi bintu rero tuvuze haruguru, vitamine E, calcium, phosphore, magnesium na potassium bituma imyakura ikora neza, ikaba ikenewe rero aho bavuga ngo grâce à cela l'amande exerce un effet bénéfique sur la mémoire. Kubw'iyo mpamvu bituma kwibuka amande irabifashamo cyane. Ndagira nti wenda mu mugambi nyamukuru twongere twibuke kwirinda n'ihame. Irinde k'umugabo, irinde k'umugore, irinde k'umusore, irinde k'umunyeshuri, irinde nk'ukora siporo, irinde nk'uhinga, irinde nk'usoma, irinde nk'utekereza, irinde nk'ufata ingamba, yurya, yunywa, yukora ariko uzi kutari kwangiriza umubiri kuko umubiri uzawubyaza umusaruro. Niba ushaka kuba intwari itegeke mu kunywa, niba ushaka kuba intwari itegeke mu kunywa, niba ushaka kuba intwari ryama ku gihe, niba ushaka kuba intwari anga ubunebwe, niba ushaka kuba umunyabwenge soma, kandi niba ushaka gusoma rya bike. Imana idufashe mu izina rya Yesu, amen. Sobanukirwa ukuri.